Hello guys, I hope you are doing fine. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe effect yitwa text review effect. Urugero nureba nk'iyi video ndi kukwereka urabona ko uyu muntu ari kugenda amagambo agasa nari kumusohokamo cyangwa se hari ukuntu ari gutera intambwe amagambo agasa nagaragara. Iyi effect rero dushobora kuyigerageza muri application yitwa CapCut iboneka kuma telefoni yacu. Niba ugeze hano bwa mbere ukaba uguye ku iyi video, nitwe Mabure niyo mazina yanjye. Ushobora gukanda ku karango ka subscribe aho hasi kuri channel yanjye, ugakanda no kuri notification kugira ngo tube inshuti kandi uzajye uba mu bantu ba mbere babona notification ya video cyangwa se ama video ngushyiriraho buri munsi. Ese uriteguye ngo dukore video? Niba witeguye rero urakora iki? Fata telefoni yawe udownloading application ya CapCut, ubundi untega amatwi, amaso yawe uyahange kuri telefoni, ubundi dukomeze. Reka dutangire. Urajya muri application ya CapCut. Nujya muri application ya CapCut uzakora iki? Uzaza kuri new project. Numara kujya kuri new project uzaza uze kuri library hano hejuru. Numara kujya kuri library uzategereza uze ushake black color, ibara ry'umukara, uze urishyire muri video editor yawe. Uzakora kuri add hano. Nukora kuri add nukuvuga ngo ya video cyangwa se ya kara ifite ibara ry'umukara izaba yageze muri telefoni yawe. Ikindi uzakora ni iki? Ushobora kuza hano ukaba wakora kuri ratio, ukaba washyiramo ratio ushaka. Ndashyiramo 16:9 16:9 niyo video itambitse yo kuri YouTube. Aya ni amahitamo yanjye ariko nawe ushobora gukoresha yawe. Hano rero nukuvuga ngo ushobora kuba nakongera kano kantu, kano ka video, wenda ndakora kuri duplicate, ubundi ntugire tubiri. Nindangiza ndakora iki? Ndaza hano handitse text, ubundi uzandikamo text ushaka. Kanza nandikemo text shaka, nawe uzandikamo text wifuza bitewe n'ukuntu ushaka gukora video yawe. Ndandikamo keep moving. Numara gushyiramo text yawe rero uzaza ujye muri font, uhitemo font wifuza. Ubundi numara guhitamo font wifuza ushobora no kujya hano ukaba washyiramo ama style menshi atandukanye, ukabasha kuba washyiramo text wifuza. Ubundi wemeze. Nurangiza kwemeza, iri jambo ari kuzarikurura kugira ngo rikwire kuri video hose. Ubundi nirirangiza kuba ryakwiraho, uzarifata uriringanize muri taburo yawe. Nurangiza kuba wariringaniza rero rino jambo uzakora iki? Uzahita usevinga video yawe, ukore export. Ngo iyo ukoze export video wisanga kuri telefoni cyangwa se kuri memoire ya telefoni. ubundi ukore kuri done.
numara gusevinga iyo video rero uzakora iki? Uzahita uza muri CapCut, uza kuri new project. Numara kugera kuri new project uzakora iki? Uzashyiramo ya video ushaka kuba wakoresha. Ujye kuri aspect ratio ushyiremo 16:9. Numara gushyiramo video uzakora iki? Uzajya kuri overlay hano hasi, overlay, ukande kuri overlay nanone, ushyiremo ya video yawe. Numara gushyiramo video yawe uyifate ikwiremo, nuvuga ngo uzayadjustinga ikwiremo. Nimara gukwiramo uzakora iki? Uzahita wiyizira hano hasi ahantu handitse splice, uhakore. Numara kujya kuri splice uzahita uza ahantu handitse ngo lighten, uhemeze. No kuvuga ngo rya bara rya black rizahita rivaho, ubundi wemeza hano hasi. Numara kwemeza rero hagiyemo ano magambo uzakora iki? Uzakora hano muri taburo, ubundi ubashe kuba ano magambo wayashyira hano hagati na hagati. Nurangiza kuba wayashyira hagati na hagati uzabigenza ute? Uzaza ukore kuri kaka video kaya magambo washyizemo, uze ugakoreho, uze ahantu handitse ngo hano bivuga keyframe. Keyframe ngira ngo twarayibonye muri video editing zatambutse. Uzakora kuri keyframe ushyireho puwe. Nurangiza gushyiraho puwe uze uhere hano, iyi text uyishyire hano, wongere uzamuke uze ahantu video isa naho irangiriye, uze nanone ukore hano kuri keyframe, ukoreho naho. Nushyiraho puwe uzakora muri video, noneho uzakora nyine muri video za text nabwo uyimuvinge, uyijyana left mpaka ano magambo arenze hano hirya agakomeza akabura. Nuko uzabigenza. Urugero dukina gutya, urabona ko ari uko bimeze. Numara gukora iki gikorwa rero cya keyframing uzakora iki? Uzakora kuri ya video yawe iyi ngiyi ufite hano washyizemo. Numara kuyikoraho uzakora iki? Uzaza ushaka utuntu hano hasi kano kitwa duplicate. Duplicate ufata ino video ugasa nkaho uzidubura ukazigiramo ebyiri. Niyo ngo dukora kuri duplicate, ni nkaho ikora copy ya video ikajya imbere yayo. Numara gukora duplicate ya yindi ikajya imbere yayo uzakora iki? Uzahita ukora kuri ya video ushyizeho y'imbere imwe tuko umaze gukora duplicate, uze mu utu tuntu two hasi nabwo uzaza ushaka akantu kanditseho ngo overlay. Kano ukore kuri overlay. Ubu kuvuga ngo ya video tugiye kuyigira overlay, uzayifata uyikoreho rero, uze uyimuvinge uyishyire hejuru y'izi ngizi. Numara kuyishyira hejuru yazo uzakora iki? Uzakora kuri ya video umaze kugira overlay, uze ushaka hano handitse ngo remove bg hano hasi ngaha.
numara gukora kuri remove bg uzaza ahantu handitse ngo auto remove. Hano numara gukora kuri auto remove bivuze ko ya video yacu ya kabiri tuyikuyeho background, umuntu asigaye urabona bimeze nkaho ni ya effect nshobora kuba naberetse ya text behind. Ubwo rero nitumara kubigenza gutya tuzakora iki? Uzaza ukore kuri ya video irimo text, numara kuyikoraho uzaza umaze kuyikoraho uze ushaka ahantu handitse mask. Muri utu tuntu uzaza ushakisha ahantu handitse mask, dore ngiyi hano. Ubu tugiye gukora icyo bita masking. Numara kubona icyo bita mask uzaza ukore kuri mask ya horizontal, iyi ngiyi horizontal mask. Numara gukora kuri horizontal mask rero witegereze neza, hari akantu tugiye gukora, niko kantu k'ubwenge nyine tugiye gukora. Uzaza reba aka karongo k'umurongo ureba, ngira ngo uri kukareba. Tuzaza dukore muri taburo duse n'abakazengurutsa, ngo uraza ugasa nkaho ukazengurutsa. Urugero ni ukuvuga ngo uzaza neza hano haba hariho amapo ya keyframe, noneho uraza ku buryo aka kantu kakazengurutsa ukaza ukagashyira inyuma y'uyu muntu, ku buryo nyine umuntu aragenda nyine amagambo agatangira gusohokamo. Uraza rero ujye uza hano imbere, ni ukuvuga ngo uko agenda aka karongo urakamukurikiza, ugasa nkaho nyine mu mugongo we ugenda ureba ahantu hageze, wareba hageze ushyiraho keyframe, washyiraho keyframe ukaza n'ubundi ukamugeza ku mugongo we ugakomeza. Ningera hano ndongera, ni ukuvuga ngo ndi kujya nkora kuri aho ngeze hose ndi gukora kuri keyframe, nkaza nkamwegerezaho wa muntu, ni ukuvuga ngo nkasa nkaho mwegerejeho aka karongo kugira ngo text bize kujyana. Ndongera nshyiraho keyframe, inze n'ubundi mushyireho, n'ubundi nongere nshyiraho keyframe, nze n'ubundi mushyireho, nkomeze, nshyiraho keyframe, nongere mushyireho, nshyiraho keyframe, nongere mushyireho, nongere nshyiraho keyframe, nongere nanone mushyireho, nongere nshyireho keyframe. Ubu ni ukuvuga ngo rero ndabona bisa n'ibirangiye. Iyo izo keyframing rero zirangiye uraza ugakora hano, ugasa nyine n'umanuka, undi ukemeza. Wamara kwemeza, wenda reka dushyiremo speed, low speed, ni ukuvuga ngo urakora kuri kaka video ka text uze muri speed, ujye muri normal, wenda reka tumanure dushyiremo nko muri 0.6 wenda.
ubwo rero ni ukuvuga ngo nidukina video yacu urabona ko text reveal effect twashakaga urabona ko yakunze, nuko twongereye speed bikaba byabasha kuba byagira ikibazo, wenda tugeze nko mu 9 turebe ngo dukinnye video urabona ko ni ibintu byoroshye nawe ushobora gukoresha muri video zawe, ukaba kano ka effect ushobora kuba wagakoresha. Ubu rero iyo bitameze neza uraza nyine ukaza muri mask ukagenda nyine hari utuntu wenda tumwe na tumwe wenda tutagenze neza uhindura, ukaza nyine ukajya ubihindura mpaka ibintu bikunze. Nidukina video yacu urabona ko ni ibintu bikunda rwose nawe ushobora kuba wakoresha. Iyi effect rero naberekaga bayita text reveal effect, ushobora kuba wayikora muri application ya CapCut. Ubwo rero uyu munsi ni video nari nabageneye kuba nabereka buno buryo ino effect ushobora kuba wakoresha. Nongera ngushishikariza rero kuguma kuri YouTube channel ukajya wirebera utuntu twiza dutandukanye. Ikindi kandi application ya CapCut twayikoze igihe kinini, twagiye turebera mu tuntu dutandukanye, turebera uburyo ba editinga mu byase bakoreramo ama video. Uramutse utarabonye video y'uburyo bakoreramo video muri CapCut, ndagushyira link muri description, ushobora gucamo cyangwa no muri comment naho ndayipininga, ushobora gucamo ukareba video yabanje y'uburyo bakora video muri CapCut. Wakoze kunkurikira rero, tubonane muri video ikurikira.